nanone nongeye kubasuhuza mwese mukomeje kudukurikira mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bikomeza gutambukana kuri Rwanda Media. Ndagarutse uyu mwanya kugira ngo tubane makuru agiye atandukanye no kuvuga mu myidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda, kwanzi nyarwanda mukunda. By'umwihariko turaza ko tugaruka ku gitaramo Cyakataraboneka cyaje kuba kibera hariya muri Tanzania, aho umuhanzi nyarwanda w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Israel Mbonyi yaje kuba kurira igitaramo hariya muri Tanzania cyo gushiraho akadomo mu bitaramo yari akwiye gukorera muri Tanzania. Nyine igitaramo cyaje kuba kitabigwa n'abantu basaga ibihumbi 10 bose. Ubwo rero turaza ko tuganira bimwe mu byaranze muri iki gitaramo ndetse amagambo abanyatanzania batangaje ndetse n'ibyo Israel Mbonyi yaje kubatangaza ku bw'iki gitaramo. Ubwo rero uze kuba hafi kugira ngo utaza kubucikwa wowe mukunzi wa Rwanda Media, kugira ngo uze kuba wabona amakuru meza kandi aryoshe hano kuri Rwanda Media. Uraza kuba ubona bimwe mu byaranze iki gitaramo Israel Mbonyi yaje kuba akorera hariya muri Tanzania. Ni igitaramo byari bicika aho uyu manzi Israel Mbonyi nyine yaje kubataramira hariya muri Tanzania nkuko byari biteganyijwe, anakora igitaramo nyine cya nyuma cyara muri Tanzania mu bitaramo bibiri nyine yakoreye hariya muri Tanzania. Ubwo ku mugoroba washize mu ijoro ryashize niwe yaje kubashira akadomo ku bitaramo yaje kubakorera hariya muri Tanzania. Ubwo rero bana natwe uyu mwanya kugira ngo utaza kugira akantu kamuza kuba wacikwa muri iki gitaramo tugiye kuba tukugezaho cyaberera muri Tanzania cya Israel Mbonyi. Biragusaba kuguma hano kugira ngo uze ko wasobanukirwa ndetse umenye byinshi byaranze iki gitaramo, amagambo Israel Mbonyi yatangaje imva mutima ze nyuma yo kubona urukundo abanyatanzania bamukunda, ibyo yatangaje nyuma yo kubona uburyo bamwishimiye abanyatanzania. Mbese arateganya iki imbere, mbese arateganyiriza iki abanyarwanda, dore yuko yabyishimo bikomeye cyane abara muri Tanzania. Ese abanyarwanda bo araba bateganyiriza iki muri no minsi? Ubwo rero byinshi cyane ndetse na bimwe mu byaranze iki gitaramo ndetse na byinshi byabaye urasa ko wabimenyera hano muri kiganiro hano kuri Rwanda Media. Ubwo rero bana natwe muri uyu mwanya kugira ngo utaze kugira kuba ucikwa. Rero wowe utari wakora subscribe nta yindi ntumwa yo kubana natwe, kora subscribe kuko nta rindi banga ryo kubana natwe mu buryo bwa buri munsi ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bikomeza gutambuka hano kuri Rwanda Media. Bana natwe ukora subscribe ndetse unakana no kunzogera kugira ngo ikiganiro dushize hano kuri Rwanda Media bajye baguha notification cyangwa se icyo bita bamenyesha, bakumenyesha yuko kuri Rwanda Media ikiganiro cyamaze kwagera. Ukwiye kumva amakuru agezeho cyangwa ukwiye kureba amakuru agezweho hano kuri Rwanda Media, ntago tujya tubatenguha. Ubwo rero nta yindi banga nta nini ntumwe yo kubana natwe, nibyo niyo ngiyo, nta rindi banga abandi bakuruje niyo ngiyo. Bwira mugenzi wawe, abwire mugenzi we aze dukurikirana amakuru agezweho hano kuri Rwanda Media. Ubwo rero mwebwe mutuye mu ntara y'Iburasirazuba, amajyaruguru, amajyepfo, iburengera bwajyo ndetse namwe mutuye mu mujyi wa Kigali, mwese mbaye ikaze kugira ngo munsi tubane makuru agezweho arimo kuvuga mu myidagaduro hano kuri Rwanda Media. Ndaza kwanguhereza uburyo Israel Mbonyi yaje kuba yakigwa afatwa nk'umuhanzi ukomeye hano muri Afrika mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, kandi koko nibyo. Israel Mbonyi ndaza kwanguhereza uburyo yakoze igitaramo Cyakataraboneka ndetse yishimirwa n'abatari bacyara mu gihugu cya Tanzania. Ubwo rero bana natwe gusa murabizi neza yuko Israel Mbonyi muri iki cyumweru gishize nyine hari kuwa gatanu aho yaje kuba sesekara mu gihugu cyara muri Tanzania, igihugu cy'abaturanyi rwose, igihugu cya Tanzania. Nababwiye yuko uyu musore Israel Mbonyi akunzwe n'abatari bacyano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afrika y'Iburasirazuba, aho Israel Mbonyi yagiye nyine byabiteganyijwe yuko agiye kujya gukorera ibitaramo hariya mu gihugu cya Tanzania nyine cy'abaturanyi, aho indirimbo ze zakunzwe zo mu rurimi rw'igiswahili cyane by'umwihariko indirimbo ni Nasiri yaje kuba ikundwa n'abanyatanzania batari bake. Indirimbo bakunze ari benshi cyane, indirimbo yanatumye Israel Mbonyi ababika mu mitima yabo. Bamwe bavuga yuko Israel Mbonyi ari umutanzania ubwo atari umunyarwanda, ariko baba batebye nyine kubera yuko babona indirimbo ze nyinshi azirimba mu rurimi rw'igiswahili kandi bakazikunda. Nawe rero ntago ajya batenguhwa, arazisora kuko akazishyira hanze indirimbo zo mu rurimi rw'igiswahili. Ubwo rero Israel Mbonyi nyuma yo gutangaza yuko agiye gukorera ibitaramo hariya muri Tanzania by'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, yaje kubasesekara kuwa gatanu ku kibuga cy'indege, bamwakira nk'umwami, bamwakira nk'umuhanzi bishimiye, bamwakira nk'umuhanzi nyarwanda ukomeye cyane, nk'umuhanzi nyafurika ukomeye cyane uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ubwo rero uyu musore Israel Mbonyi yaje kuba agera hariya, atumirwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye byara mu gihugu cya Tanzania, arabaririmbira, barasusuruka. Nyuma yuko nyine bategereje yuko yaza kubataramira nyine kuri uyu wa gatatu ndetse no kuri iki cyumweru, aho yaje kuba abataramira nyine aza mu gitaramo cyo kuwa gatatu. Yaje kuba
aririmba, abakunzi barishima, ariko cyari igitaramo kitagutse nyine, cyari igitaramo kigufiya, ariko nyine hateganyijwe igitaramo kiri publicly cyane, kigomba kuba kitabirwamo n'ingeri zitandukanye ndetse n'abantu bose b'ingeri zitandukanye Abanyatanzania, aho bitabiriye iki gitaramo nyine ari benshi cyane. Israel Mbonyi mu mvamutima nawe aza kubaha ibihangano bye ndetse barabyishimira, aho yaje kuba indirimbo ni Nasiri indirimbo Abanyatanzania baje gukunda ari benshi, ndetse n'indirimbo yaje kuba ikundwa cyane mu gihugu hano muri Afrika, ariko by'umwihariko muri Tanzania bamweretse yuko iyi ndirimbo ni Nasiri bayikunda cyane kandi bayikunze bayishimiye, aho iyi ndirimbo yagiyemo umusore Israel Mbonyi yishima agiye kuririmba, igeze ku mwanya wo kuririmbwa bavuye ku munota wa mbere ko Tanzania bayiririmbana, ndetse barinda kugera ku munota wa nyuma iyi ndirimbo bamusaba kongera ko yayisubiramo kugira ngo bakomeze benjoyinge, bamwereka yuko iyi ndirimbo bayishimiye kandi bakomeza kuyikunda, hari aho yakoze ku mitima yabo nk'Abanyatanzania. Rero amagambo Abanyatanzania bagiye batangaza bavuga ati uyu musore mu bahanzi ni Imana yamutuzaniye hano muri Tanzania, ni ukuri ko Imana ni Imana yamutuzaniye hano muri Tanzania nk'umuhanzi nyarwanda uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, atuyu Imana yamuremye kugira ngo aze ashimishe Abanyarwanda ndetse by'umwihariko aze nashimishe na muri Tanzania. Turiyo tumwifuriza gukomeza guhabwa umugisha n'Imana kandi gukomeza guhabwa ndetse no kwaguka kw'impano ye kugira ngo Abanyatanzania akomeze kudushimisha mu bihangano byiwe bikomeje kugenda bitandukanye. Ubwo rero Israel Mbonyi yataramiye abarenga ibihumbi 10 bakunda umuziki we muri Tanzania, ashira akadomo ku bitaramo yakoreraga muri icyo gihugu mu mpera z'icyumweru gishize nyine muri iki cyumweru turimo. Ubwo rero tudusoje inyuma dore yuko yaje kuba bataramira kuri iki cyumweru. Ubwo rero Israel Mbonyi nawe mu mvamutima nyinshi ndetse n'amarangamutima menshi yavuze yuko nyine nyuma yo gutaramira hari muri Tanzania agiye kuba agaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho agiye guhita nta kindi kintu kigiye kwa kimurazi inshinga, agiye kuba ategura igitaramo yise Icyambuku cya gatatu, ku nshuro ya gatatu nyine agiye kuba akora iki gitaramo kizaba tariki 25 muri BK Arena. Ni igitaramo ngaruka mwaka nyine nk'uko ajya bitangaza, agomba guhereza Abanyarwanda ndetse yabanye muri Tanzania bamaze kumenya yuko iki gitaramo kizabera no mu gihugu cy'u Rwanda, nabo bamaze kuvuga yuko bagomba kuzaba baza hano mu gihugu cy'u Rwanda baza kwirebera ibihangano by'uyu muhanzi bakunda Israel Mbonyi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Rero hanze umaze kwandika amateka hano muri Afrika, cyane cyane hano mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Ubwo rero reka tumwifurize gukomeza kugira amahirwe muri kariyeri ye y'ubuhanzi kandi akomeza kwishimirwa n'Imana n'abantu, ndetse Imana ikomeze kwagura impano ye mu gukomeza kwagura ndetse no guteza umurimo w'Imana imbere. Mwese twanye muri kiganiro ndabashimira, mukomeze kugira ibihe byiza.